utari nzaba mpari. I just wanna change you, I just wanna change you. Aho utari nzaba mpari. I just wanna change you, I just wanna change you. Ngewe amazina y'ubuhanzi nitwa Stone David. Stone David. Naririmbaga nakondirimba mu itsinda rya Western Boys, bararizi twaje dukora indirimbo nyinshi. Ibaze bro, ibaze nko kuba wazinduka abazi kureza pani kuri ngoma barahazi. Ibaze nko kuba wazinduka ukajya nko gukora umuziki ku Kibuye uri umunyeshuri, urumva kuntu byabaga bigoye byatari byasabaga nyine urukundo. Wazindutse nka saa 10 producer ko yatebana n'utagereza isaha. Yego mano byimenyera ibyo bintu. Ariko wumvaga umwana uvuye muri byo nyine niyo wigaga muri secondaire umuntu akakubwira ngo uriya muhungu w'i Kigali. Byabaga ari insazi. Kandi uko ukabona n'abantu nyine b'abafariseri, ukabona utuntu yambara, ukabona ukuntu yitwara, ukavuga ati cyakoze uyu mujene kabisa n'uw'i Kigali kabisa. N'uw'i Kigali pe. Ukumva nyine utewe ishema no kuba muri no kugendana tu muri inshuti. Akajya kubwira ngo ahantu bitanga Nyamirambo, akakubwira ngo Ikanombe, nyine ukumva izo nkuru urashaka kuzumva. Hararenze. Numvaga ubundi Kigali rita ari amatapi, nkumva nyine nta muntu waho wambara ibiri ushaka kwambara wenda kamambiri. Noneho ubu Kremi wayinibwa arambwira ati sasa rero petit frère urishe ugiye gutaha. Ndabona ko nataga kwa grand frère nyine, ndavuga si saa 5 ntabwo najya komangira grand frère. Kremi wayina arambwira ati rero turarara ku ipoto nyine, turarara tugenda, ariko nkumva ibyo ntabwo bibaho. Nkumva wamenyere kuryama saa 1 uri mu cyaro barya ubundi saa 1 agasamoya abegetseho baryamye, ahubwo bamwe batangiye no kurota. Nkumva izo kuzacyo uri mu muhanda, nkabona nyine ibyo bintu ntabwo bibaho. Nibwo naturitse none numva ndarize. Avuga ati ikintu kivunanye ubu ngubu ntabwo ikintu kubona power play. Oya na power play bure ntabwo ari na YouTube yarabyoroheje. Indirimbo kuri social media bikahita birangira. Kubona ikintu nyine quality nyine, urumva umuziki aka kanya ntabwo ni bibiri udafite wenda hejuru ya $2 urumva miliyoni 2 kuzamura urumva. Reka tongere tubahe ikaze rero kuri YCTV. Iyi ni ya televiziyo yanyu ibazanira amakuru yose y'imyidagaduro, aya politike, arya n'ayandi, ay'umuco, amakuru yose ari ku isi, ayabyutse avugwa, aya none, ay'ejo hahise n'ayahazaza. Kandi tubibutse yuko tuba turi kuri Allegra Hotel iherereye Karuruma, aho ushobora kuhasanga serivisi zose hoteli igira, harimo na sauna na massage, ndetse tugira n'igikoni cyiza, dufite n'ibyo kunywa n'ibyo kurya, na kuri rooftop hejuru akaview kiza ka danger, right? Wahabonye ameze neza byatari. Wine noneho rero uramutse ushaka gukora reservation cyangwa ukeneye kugira ibindi bibazo ubaza, watuhamagara kuri iyi nimero iri muri description. Uyu muntu uri mpamagaye se noneho mwuka he kamwe ihangane. Okay, uyu munsi rero turi kumwe sani, ndabona yashyizeho n'amadarubindi. Amadarubindi se sha wabugawe ko yagetse muri iki gitondo. Amarore, uzi ikintu bita amarore? Amarori. Bayita amarori mu Kirundi. Na amarori. Abarundi turabaramukije cyane gose. Ego basha. Ego prema. Amakuru none. Amakuru ni meza. Ni sawa cyane. Umeze neza? Fresh. Naguherukaga kera bya danger. Byatara, ariko nawe ndabona umeze neza. Kira oya ngiye se nabuzwa n'ikikumera neza ko hoteli imejeje neza. Batsigaye muri hoteli. Niko. Ikaze rero mu kiganiro kuri YCTV. Asante sana, ndabashimiye. Waherukaga guhura n'itangazamakuru kera ibyayo byose? Kera byatari, kera. Bura ni kera sera? Nk'amezi ariko.
amezi ni kera rega biriya nabyo Biriya kubera amezi. kurumva iyo ukubisemo nk'amezi nk'abiri turakwibagirwa urumva nibyo ariko nibyo uba ugomba gukomeza kuduha ibintu nk'uko uduhereza imiziki uretse ko nayo ntayo warayitwimye turabiganiraho turabiganiraho wari uhugiye mu dukize sha mugiye mu duproje duke n'ubundi buzima busanzwe buri aho ngaho nabyo uraza kubitubwiraho cyane kabisa bareka rero noneho wenda ndabona wazanye n'inanga nimba ari iningiri nimba ari inanga iyi se iyi bayita imbehe y'abahanzi niyo mbehe yawe iyi niyo mbehe turiraho iyi banza udukorere mu mirya ubanze utubwire wagwani tumve nimba unabishoboye koko nimba ari wowe tubanze tunamenye ubundi uwo ari we kuko nta n'ubwo uranatubwira n'izina ryawe niko bimeze turetse tumenye ibyo ari byo njya kuririmba indirimbo nakoranye na Papa Cyangwe indirimbo nanditse indirimbo nyine byose tu abayitaho utari niyo ngiye gutangiriraho okay aho utari nzaba mpari I just wanna change you aho utari nzaba mpari I just wanna change you my love when I love iyo munze ndakunda can even follow cooling me down Mama like music let me take you away baby stay by my side in my holy Lord life baby stay by my side and I stay by your side baby stay by my side in my holy Lord life stay by my side and I stay by your outari Zaba Mari I just wanna change you outari Zaba Mari I just wanna change you yo nimba ariko urumva ari ibintu bya danje se man ni danje ibintu bya danje wan wayikoreye hehe iyo ndirimbo indirimbo yakorewe n'umuproducer bita Billionaire n'umupeti ukiri kuzamuka umeze neza fresh uri kubikora neza indirimbo imasteringwa na Bob okay ndumva ari abo ngabo bayikozeho okay mbere yuko tuza kugera nyine ku kuntu mwahuje na Papa Cyangwe katubanze tuvuge wenda ku rugendo rwawe kuba dukurikiye bataruzi uduciremo aho ko byatangiye ubundi byatangiye bite witwa nde kwanza ariko twanavuga ni rwatanabaje nuko witwa n'ubundi wa guterwa utiteguye bana nifite wakira umushyitsi ngiye ngugu nari ndimo kwibaza nk'ubwo yiriye maye nka rero ni ngako nuwe ngo uteye turuka hesha uteye turuka tangi twibwira ngewe amazina y'ubuhanzi nitwa Stone David naririmbaga nako ndirimba mu itsinda rya Western Boys bararizi twagiye dukora indirimbo nyinshi twagiye dukora originali twagiye dukora amahirwe ni nyinshi twagiye dukora hanyuma rero muziki wanjye nawutangiye 2013 nubwo byitwa ko ninjiye muri kariyeri ya muzike ntangira muri groupe ku Kibuye ahantu bita muri Zapane ho barabizi abantu bizo ndabashuje cyane dutangira rero turi groupe gutyo turi itsinda nka Western Boys hanyuma nyuma yaho gatoya tuza kurangiza amashuri dusa nk'abadeve nyine ku muziki tujya mu bindi bintu ubu nibwo nakwita ko umuntu nyine atangiye bushyashya nubwo rero nawe se nkora indirimbo na Papa Cyangwe n'umuhungu bita Jesprin ni muri urwo rwego byari bimeze bite mu gitangira mutangira byari bimeze bite man byari binarenze ureba se
umuziki wa kiriya gihe mani wari urukundo tu, ntabwo hari hazamo ikintu cyitwa amafaranga. Okay, ni byiza muri business, ariko umuziki wa kiriya gihe wari uryoshye byatari, ariko binakomeye kuwukora byari bivunanye. Ibaze bro, ibaze nko kuba wazinduka abazi kureza pani kuri ngoma barahazi. Ibaze nko kuba wazinduka ukajya nko gukora umuziki ku Kibuye uri umunyeshuri, urumva ukuntu byabaga bigoye byatari, byasabaga nyine urukundo. Wazindutse nka saa 10 producer ko yatebana n'utagereza isaha, yego mano byimenyera ibyo bintu. Mano nyine producer umuntu nyine wa danger ubashye no kugira ngo umubone amaso ku maso ahitagureba ku ruhande, tuvuga uti arandebye, no ntaranyica arandebye cyangwa waririmba nawe akabata umusago mitsingi konje ugahita wiruka nko muri studio ugahita ugenda ukayizana. Mano byabaga birenze byatari. Ubu ngubu se ko umuntu asiga afite agaho mu studio byaroroshye, studio ni nyinshi, urabyuka mu gitondo hano usura na studio, ariko kugira ngo ubone producer icyo gihe byabaga birenze. Byabaga birenze byatari. Muri n'abanyeshuri, uri n'umunyeshuri none nta mafaranga ufite. Hari ibintu njya nibuka bigeze kutubaho. Hari umu producer bitaga Jimmy Click wo ku Kibuye, we yabaga ku Kibuye nyine, urumva niho twahereye. Click niho uri kudukora icyo gihe indirimbo. Twaravuze nyine ko turi ku Kibuye, sibyo ko naho twigaga. Hanyuma none ubu twiriraho, mu kutwiriraho rero sasa wari wabura ahantu utahase. Buje ntago muri busubire mu kigo, imodoka ibajyana ku kigo ntayihari, kandi ntimwarara no kuri studio, kandi nawe ari gufunga azi ko muri aba hafi muri quartier, abantu barabo muri quartier. No producer rero nawe sorry yarakasa muto, umva yarakasa, yaradusekeje byatari. No yari umuntu ukunda abantu byatari. Asigaye akora kuri radio imwe yo mu ntara. Hanyuma none araduherekeza, mu kuduherekeza none ugatinya kumubwira ko mu rugo atari aho hafi. None akatubaza ngo ese mu rugo ni hehe? Ubwo twari kumwe n'abagenzi banjye nyine Bob na Eric, tukamutunya nk'urutoki, reba nko kwatunga urutoki hakurya, bavuga ati ni hariya za Kimironko hirya. Nawe abona nikora, avuga ati hano ntabwo nabaherekeza ngo mbivemo. Aravuga ati rero basaza reka mbageze hano, hanyuma musubire mu rugo mutahe. Aravuga ati ntaribi. Umugabo asubira hehe? Kuri studio nyine iwe nyine arataha. Twebwe rero no duseka tuvuga ngo ikibazo kivuga ngo turasubira mu kigo, ko dushimye ko dukoze indirimbo turarara he. Uzi ibintu byabaye se, twari twambaye uniforme. Ubwo hari nka sangahe? N'ubwo yamaze kuba nko saa 5 kandi mu cyaro abantu bose babwije byatari. Ikintu cyaje kuba rero niwe mbyibutse ndaseka. Navuga ati muzi n'ikindi mutebeze, urumva dutebeze uniforme, tubona ahantu hari urusengero, ubu tugiye gusenga amasengesho y'agahato. Bari baraye mu masengesho tuba twinjiyemo turakomanza, ati muvuye? Ati twebwe tuvuye ku ishuri utwiriyeho none tubuze. Ati muze namwe murare musenga. Bro twaraye dusenga. Noneho mu kuryama, kubera ko Jimmy yahitaga ajya kuri radio bitaga Isangano, ya ndirimbo twakoze bwa mbere arayikina. Umwe abanguze ati Stone byuka atumva ino ball, tukumva ni ibintu birenze gukora indirimbo bwa mbere man, gukora indirimbo bwa mbere ukiyumva kuri radio bwa mbere itari yanasoka namwe mukifite man, twumvaga ari ibintu birenze. Nibyo byishimo bya mbere twagize nyine, numva ni ibintu birenze. Ariko numva nyine zari haso byatari, zari haso za danje. Urumva nyine no kugenda ushakisha ngo amazu none ntiwakomangira umuntu izo saha. Icyo gitekerezo nanjye sinzi n'ukuntu cyaje, kandi kiragiye byari bibi cyane, imihanda ari mibi byatari. Icyaro cya 2013 uri kumva ukuntu cyari kimeze. None ku Kibuye none hari ya mihanda bari gukora abantu, bivuze ko no kuva ku ishuri twagendaga mu bwato. Man ukazinduka kugira ngo ubone ubwato bukuvana aho wiga bukugeza kuri kaburimbo gufatira imodoka. Urumva ukuntu byari danje, ari hatari. Yego, ubwo ngubwo rero muvuye mu ishuri mwatandukanye mute? Mwahise mujye mu biki? Wewe wahise ujye mu biki? Shanje nagiye mu kazi gasanzwe, nabonye akazi ahantu mu ruganda icyo gihe. Mba mbivuyemo, abandi nyine undi nawe akora mu mujyi. Nawe nyine bigenda gutyo, ubwo nyine kongera guhuza
biragorana tu. reka tuvuge kuri rwa rukundo mwari mufite. Urumva ku ishuri byabasabye haso mutitaye ku bihano kuri bya byo byose, niki cyatumye mutakaza urwo rukundo rwari rubarimo rw'umuziki? Sasa iyo umuntu wakoraga muzike nyine, iyo wakoraga muzike ukabona nk'umuntu akujyanye mu bindi bintu nyine, ubonye amafaranga, kandi wenda muri iyo muzike nyine nta mafaranga abonagamo, icyo gihe tuvuga ati bya bintu ahubwo burane urabikunda, ariko wavuga ati reka nkore amafaranga. Nubwo nyine sometimes birangira bitabaye, ariko iyo umuntu akwetse ahantu hari amafaranga bien sûr niho ujya. Nuko byaje kugenda. Kariyeri nyine bamwe turaburana gutyo tu, twakongera guhuza ugasanga umwe yabuze, undi byagenze gutya, undi wenda ari mu bindi bintu. Yego, nuko byagiye bigenda. Ubwo okay. Noneho ubwo turi muri 2013 muvuye mu ishuri, mugiye mu kazi ka buri wese. Iryo tsinda ryanyu ntago mwongeye gukorana cyangwa n'ubungu murakorana? Nyuma yaho numva twarakoze indirimbo imwe twayikoreye kwa Izo ndabyibuka. Mwaje ni Kigali gukora? I Kigali twahuye, ubwo nyine ndi kukubwira nyine nyuma yaho twahuye rimwe tuvuga ngo reka none dukore ibintu bya bintu tubikore noneho. Tujya kwa Izo dukora indirimbo imwe, bitatwongeye dusubira muri ibyo bintu nyine birarangira. Nuko byaje kugenda. Muhita mwisubira mu kazi? Twisubira mu kazi bisanzwe. Kongera guhuza rero ibyo bintu biza kugorana byatari. Ariko hari umuntu wigeze kumbwira ngo yakuze ngo mwaje i Kigali, ubu ukuntu muri butahe urarira. Okay, tubwiriye ukuntu byagenze bite? Bana rero ko umuntu abikubwiye. Urumva nibutse utuntu twinshi byatari. Yari inshuti yanjye kuva mu bwana nyine, bamwitaga Clemy Wine. Uyu nguyu nyine YCTV. Noneho rero tuza kujya, we niwe muntu wanjyanye muri studio bwa mbere, ubundi bwa mbere na mbere ni umuntu wankandaje muri studio. Na mbere yuko ujya ku ishuri? Na mbere yuko njya ku ishuri, ariko niga icyo gihe ndumva nanigaga segonderi. Ariko niwe wankandagije muri studio bwa mbere, ngiye kumurimbira refrain y'indirimbo. Noneho hari umutipe rero ajyanye ngo bridge kwa Juni multi system. Yego, amuririmbira refrain. None arambwira ngo shanga uyu muntu yandirimbiye nabi, wamfasha ukaza kuririmba muri iyo ndirimbo, kubera ko nyine yashaka kumfasha tu. Urumva nawe umuntu uje Kigali bwa mbere, musa narebaga iki, ubu nari nzi ko Kigali ari amatapi. Numva ko nyine umuhanda ubayo, urumva kuva mu cyaro n'igihunga, urumva uvuye he icyo gihe? Mwari muba Muhanga n'ubundi? Ni Muhanga n'ubundi, mu Muhanga urumva n'ubundi mu mujyi, ariko wumvaga umwana uvuye muri Kigali. Byonyine niyo wigaga muri segonderi umuntu akakubwira ngo uriya muhungu ni Kigali, byabaga ari insazi. Kandi uko ukabona ni abantu nyine b'abafariseri, ukabona utuntu yambara, ukabona ukuntu yitwara, ukavuga ati cyakoze uyu mujene kabisa n'uwi Kigali kabisa, n'uwi Kigali pe. Ukumva nyine utewe ishema no kuba muri no kugendana tu, muri inshuti. Akajya kubwira ngo ahantu bitanga Nyamirambo, akakubwira ngo i Kanombe, nyine ukumva izo nkuru urashaka kuzumva. Abantu hararenze. Numvaga ubundi Kigali rita ari amatapi, nkumva nyine nta muntu waho wambara ibiri ushaka kwambara wenda kamambiri. Urumva ukuntu abyumvaga ibyo bintu. Ngeje ubundi nigeze guhura n'umuntu uvuza ako kantu k'ukuntu wumvaga i Kigali. Nari ndi yari kurya nyuma, ndi kuva ku bitaro. Nkura n'umwana uri kumwe na mama wiwe, aba bantu nyine ubona rwose karabo mu cyaro. N'upeta arimo kubwira mama we ngo mama, ngo ntabwo naretse ko inzu nk'ingi yabiri i Kigali. Yarabonye akazu k'ahantu ureba ukavuga ati nayo ni ibihuha. Ibi kabisa ni ibihuha. Kigali ukuntu bayivuga ni igihuha. Aranzana, noneho turagenda. Tugeze ubwo icyo gihe twasanze ibaze kuhasanga ba Jepoli. Ubwo Jepoli bamwumvaga kuri winjiye muri studio usanga mo Jepoli. Ubwo kuhasanga riba kureba Jepoli kuri bridge, ukahita uhasanga Dream Boys, ugasanga Urban Boys. Nyine abantu nawe wajya kubona kuri televiziyo, bya bintu wumva mu nzozi uvuga uti abantu tuzahurira. Ku buryo niyo nakubitanaga n'amaso, wenda kumwe umuntu ashaka kureba gutya akakureba, wahita ureba hirya
kugira ngo mudahuza amaso kubera ubwoba n'isoni n'igihumbi ugati bari abantu bararenze. None icyo gihe rero umuntu butwiriraho urumva bakoreye Urban Boys yajyagamo ikintu cyo kukwiriraho byakunze kukubaho cyane. imiziki iragora imiziki imiziki iteye ubwoba. Buriya n'umuntu ukora umuziki ndamwubaha bro. Nakubwira wenda hari ibintu byagiye bizamo koroshyamo ku buryo ushobora guhamagara umutipe w'inshuti yawe ukamubwira ati Musa ndaje ariko nje gukora indirimbo iwawe, ukamenya ko aho hantu uri safe. ariko ibaza niba uvuye studio wenda yari imwe iri nka hano wenda tuvuge nka Bridge urumva yabaga irenze. Ibaza n'umuntu kukuzana kuri studio ya mbere wumvaga mu gihugu none ukabona n'abo bantu badanje bayoboye umuziki usanzwe unakunda none ukabona visa wumvaga ari nawe uje gukora ikigomo, nawe uje gukora indirimbo utegere. Ahubwo njye ntabwo numvaga ati niyo ntayikora ubundi byanarangiye. Noneho ubu Clémy wayinibwa arambwira ati sasa rero petit frère urishe ugiye gutaha. Ndabona ko nataga kwa grand frère nyine ndavuga si saa 5 ntabwo najya kumangira grand frère. Clémy wayina arambwira ati rero turarara ku ipoto nyine turarara tugenda, ariko nkumva ibyo ntabwo bibaho. Wamenyere kuryama saa moya uri mu cyaro barya ubundi saa moya agasamoya begetseho baryamye, ahubwo bamwe batangiye no kurota. Nkumva izo kuzacyo uri mu muhanda nkabona nyine ibyo bintu ntabwo bibaho. Nibwo naturitse none numva ndarize. Avuga ati ntabwo bishoboka njye none uranyicishije urambambishije ngo ararize gukuru bibirenge hasi. Yarambwiye ati nta kundi biri bugende ugomba kuba umugabo, uko niko kuba umugabo. Nawe ati kose niko kuba umuhanzi. Ati none si usi ubuhanzi mwikanga bati ubuhanzi se nuko bumera. Bro zari so nyine abantu nyine umuntu avuga ngo umuziki uragora man, umuziki uragora uravuna byataye. Buriya art yose imenywa nyine subize ko ngo gahinda k'inkoko kamenywa n'inkiki yatoreyemo se. Buriya buri muntu wese niwe umenya nyine ibyari mu kuntu bivuna. Noneho umuhanzi ubu ngubu none umuziki umuntu ukora umuziki ubu ngubu ntabwo bikivunanye. Ikintu kivunanye ubu ngubu ntabwo ikintu kubona power play na power play bure ntabwo ari na YouTube yarabyoroheje. Indirimbo kuri social media bikahita birangira. Kubona ikintu nyine quality nyine urumva umuziki aka kanya ntabwo ni bibiri udafite wenda hejuru ya $2 urumva miliyoni 2 kuzamura urumva nta kibazo. Buri umuntu ufite amafaranga wayamwatse nta kibazo, ahubwo ikibazo ahantu habiri kose ni andi watumuna amafaranga ntayafite, nibyo byaba ikibazo. Ariko umuntu wese uzi ko afite ahantu akura ukamwaka amafaranga yo kugira ngo agufashe muri service kugira ngo ikintu cyane marketing uri gukora, ntabwo ntekereza ko iyo yaba ari ruswa. Keretse umuntu wahote ni wa muntu kabisa ubona ko ntakura ukajya kumwaka amafaranga. Nta gitaramo akora wenda ngo agiye mu gitaramo yakuyeyo nta contract wenda y'amakampani yasinye ntaki, wangiza ukajya kumwaka amafaranga. Uwo muntu mu by'ukuri ntabwo uri kumufasha tu, ahubwo uri kumudindiza, uri kumucinyagiza nyine. Ariko yagize ahantu agera ukabona yasinya amakontrakt yari mu bitaramo pinsiri birumvikana nyine ibya bintu no wamusaruro nawe akeneye kugira ngo bya bintu no bigere kure. Agomba kukwegera nawe ukagira ukavuga ati okay bitewe n'akazi turi gukorana nkeneye gutya bigende bityo kubera ko ubuzi neza ko atari umushomeri bro. Nose sto ubona ikintu cya talent detection kuza kubona impano nshyashya, kuzana impano nshyashya ubibona gute muri industry ya music, in the industry muri mu barizwamo? Shani fresh ubona biri ku kigero gishimishije? Ubona biri ku kigero gishimishije kubera ko nyine abahanzi bariho mbere icyo gihe, ubu ntago ari bakiriho, hari generation nshyashya sibyo. Kandi iyo generation nyine ubona ko uko igenda ikura izana abandi bashyashya kandi babizi byatare. Ahubwo ikibazo kiba hari ibintu bategura, niba biriya bintu ngiye bijya binshanga umuntu ugasanga azanye ikintu cy'igihuha aravuze ngo nteguye ngo amarushanwa yo kuririmba sibyo. Yego ashyizeho n'ibihembo wenda like ashyizeho nka $15,000 umuntu uzazitsindira ikintu bike abantu bakaruha. Turi gukora urimo kutuvanga
Mm. bakiyandikisha sibyo Mm. ukabona umuntu azanye nk'ikintu ngo ni irushanwa ni irushanwa ukasanga yenda ngo yitwa ngo yitwa wenda ngo ngo runaka street ngo dancing sinzi whatever what ngo street urumva. singing Eh, what araje abana nyine atanze agiye muri mu turere advertisement bariyandikishije amafaranga bariyandikisha arayari abana bishyuye ibyo bihumbi bibiri tureke no kwishyura none Mm. tekereza umwanya abana bataye sibyo Mm. ababyeyi babo babwiye ati okay niba wari no kwiga barabiretse baraje Genda bariyandikishije ugerageze. genda ugerageze urumva Mm. baraje habonetse yemwe n'abatsinda bafite n'izo tara Mhm. ariko ugasanga ibyo bintu Hanyuma- wemereye umuntu niba wenda nta kintu nta kibikurikirana nyungu simbizi. ibiri oya bivamo noneho n'abo bantu birangiye gutyo na cya gihembo uwatsinze yabonetse na cya gihembo ntakibonye ntakibonye uwo muntu yataye umwanya we bari abantu batsinda nta ibihembo byabo ntabyo babaho bro ntabyo ibyo bari ibintu by'ibihuhu utamenya uko bimeze ziriya kompetisiyo ziba gusa tuvuge nka hariho mbwira nka kompetisiyo yabaye iwacu muzika harya ni iwacu muzika nta competition. ntuza iyi yitwa talent what yari imeze nk'uku nguku kwa Got Talent n'abayish Kevin biriya iboro nabyo ni ibihuha bro bari ibihuha nabo ntabwo amafaranga bayabona agaturuka ari akazi gufatiraho kubera inyungu ziwe ugasanga nyine uraje uragize gutya ugiye muri ibyo biboro ugasanga noneho sometimes nyine wishe n'igihe cyawe n'ibiki byose bikarangira ibyo bintu bitabaye bro nta muntu bafashe nyine ngo wenda baramutumbagije wa mugani uko bivuze nkabitekereza abantu bagiye bava muri ariya makompetisiyo ko ntabwo tubona ku isoko ni ibintu byo gukinira ku bantu ukaza ugakinira ku muntu ibyo bintu ni ubufu ugakinira ku muntu none ugakina n'amarangamutima ye agakora agashyiramo imbaraga akarepeta mani bimutwara nawe ingufu sibyo ntaryama adasinzira imitima iramurya gukompeta arahatana finaroma mani umuntu akagitwara akabura uyu tureke no kumutora mani yafashe inshuti ziwe yasharinze yagize gute mani uraje urangije ukeneye kuri ibyo bintu uramukinishije mani ibyo biboro ni ubufu mani bajya babitekereza babitekereze ibyo bintu ni ubufu kabisa ibyo bintu bituma n'umuntu bimudekuraje naho yari ageze urumva urugero najyaga mbona reba nk'izina tuvuge nka ba Gisa urebe ba Kevin hari n'undi mukobwa numvaga nyine wari ubirimo nawe uri kuburana wanatsinze man jusque kugeza n'ubu sinzi amafaranga niba yarabonye ariko banza ataranayabonye man ibyo ni ugukinisha abantu ni ugukinisha umuntu none ukamudekuraje n'ibyo yari arimo nuko naho yari yibereye akajya muri iyo rwasera y'ibyo bintu none akakwirukankaho bro ibyo bintu ni ubufu kabisa bajya batekereza nyine ikintu kiri serious bakora ibintu nyine biri sinzi n'impamvu ahubwo buriya nka leta itabikurikirana ibyo bintu none se ibyo byo turavuga ko atari leta buriya twabyita gutera ni uburiganya ariko ni uburiganya nabwo ni ubujura ariko oya biriya byo biriya byo mani bironeti abatsinda bo babona ibihembo uri kuvuga ati Rwanda sibyo right oya abatsinda bo icyo bagomba kumenya baguha amafaranga runaka sibyo hari nawe wemera kujyana mu studio ibintu nyine watsindiye byo nizera ko ubibona ahubwo wowe amahitamo yawe no gukomeza nyine gupushinga ibyo bintu urumva hari abo nyine urumva bigorana biragorana usanga ibyo bamwemereye barabimuha 100% barabimuha ahubwo kumenya nyine ko wenda ibyo bintu yabijera kuko barabigiyemo nicyo kibazo ariko hari nk'abandi baza rwose ugasanga ibyo biboro n'ibihuha
waraje ashinze ikintu utamenya bitewe n'icyo ashaka nyine yabuze uburyo agicisha muri social media kugira ngo nyine niba ari company niba n'iki icyo kintu nyine acyamamaze nyine usanga ibyo bintu bigoye tu. Reka tubyizere. Yabaye rimwe. Biba ari ibihuha reka ariko byibura abatsinze babaye ba mbere wenda nubwo ntamya ko ababonye abahembwe wenda tuvuge ndabizi kuko wenda guhera kwabaye ba kabiri ndumva ari ntayoberana yabaye aba kabiri babana nyine bo mu ntayoberana ba mama Aline uriya mubyeyi ntabwo bigeze bahembwa. Yego ntabwo East Africa's Got Talent yabahembye hari ariko bari abapeti banduru wabonye no muri bya boro ariko byayo byose hari n'ikindi kintu nari nibagiwe urabona nka kuriya abantu baragiye barakompese sibyo nk'ibyo nari ndi kuvuga bari abana baragiye barakompese bro baraza nta muntu washakaga kubivuga nta muntu washakaga kubyandikaho bari abantu rero naje gusanga buriya baba bakinira ku bantu tu usanga akenshi bakinira ku bantu ugasanga ibyo bintu rero ntabwo ari byiza tu kuri muzika nyarwanda uje kugira icyo afasha abahanzi nyine yaza ari seriye apana ibintu nyine biri aho ngaho nyine tu. Yego reka noneho twigarukire ku muziki wawe iyi ndirimbo watangiye uducurangira watubwiye ko ariyo nshyashya ufite. Yego wayikoranye na Papa Cyangwe nande undi n'umuntu bita umuhanzi bita Jesse Blin. Yego alright. Papa Cyangwe wamukuye hehe? Iki Papa Cyangwe wamukuye? Papa Cyangwe indirimbo natangiye nyikora nyandika umuntu arayikunda hanyuma dushaka umuntu wajya muri iyo ndirimbo dusanga ni Papa Cyangwe. Yego Papa Cyangwe nawe ayumvisha iyo ndirimbo arayikunda adusaba ko iyo ndirimbo nyine yajya kuri yayijyamo. Yego naho rero byaturutse tu. ntabwo yakuvunnye ntabwo ari muri bya bintu byo kuvuga ngo waramwishyuye kugira ngo agire ntabwo yigeze mvuna. Indirimbo ni yawe? Indirimbo ni yanjye ariko kubera ko ngewe icyo gihe nta channel nari mfite yajyaho icyo gihe nyine yagiye kuri channel ya Papa Cyangwe nubwo bitaje kugenda neza nabwo sinzi byaje gutuma ngo ayisiba kuri channel ye hanyuma Jesse Blin arayaploadinga ijya kuri channel ya Jesse Blin ariko mbere yari yagiye kuri channel ya Papa Cyangwe niho yari iri. Mbere yari kuri channel ya Papa Cyangwe. Yego. Eske ubona ubundi opportunities ziri muri musique gusa uretse kuririmba ubundi amafaranga mwe muwamuteganyiriza kuyinjiriza he? Mwana musique rero amafaranga arimo menshi cyane. Menshi cyane. Ntago ari menshi cyane ngo bikabije nka barabo hanze ariko amafaranga arimo ku muntu wabikoze nyine by'ubunyamwuga amafaranga yarimo. Yego muyakura hehe nyine mu bitaramo gusa cyangwa hari mu bitaramo hari ku ma platform hari burari ama platform arabishyura bihagije? Hari abo yishyura urase nka Melody ntamwishyura barasindirimba amafaranga bayishoyeho buriya YouTube yayagaruza. Melody urwego abagezeho wenda tuvuge yuko abayashyize no kuri za Spotify n'amanoza ibitaramo ahubwo wenda mu bitaramo ubundi utekereza ko amafaranga ari mu bantu. Amafaranga ari mu bantu so bivuze ko iyo ukoze ikintu ugishyizeho umutima byanga bikunda ibintu birakunda. Utwizere ko wagarutse? Ndi gutegura ibintu bya fresh ndi gutegura EP indirimbo nkenye. Yego kugira ngo nyine ngaruke neza noneho ndumva ndi focus ariko ndikuza kabisa. Alright ntabwo ukora ibintu bijyanye n'amakaraoke n'ibisope? Kare kugukunde uranda kare nubwo yabaye umusoperi nyine simvuze ko bitabatunze ariko umuhanzi ku giti cye ariko ntabwo iyo ubaye umusoperi ntabwo ushobora kuvamo mu recording artist. No biragoye. Hari igihe ufite hari ukugira vocal
Okay. sibyo nyine umuntu akaririmba indirimbo z'undi muntu ukumva uwo muntu ararenze ariko Okay. ajya muri studio ukumva nyine ibyo Bikamucanga. cyangwa kwiyandikira indirimbo bikamunanira tu ariko mu bintu bya karaoke nta muntu wamukurikira abo bantu babaho. Hari umuntu ushobora kuba muri bro ashobora kukuririmbira indirimbo muri karaoke ukavuga ati n'iyawe akayikurusha n'iyawe akayikurusha ariko wamubwira ngo niyandikira indirimbo ayihe wenda na melody akabitamo amase amarira. Okay, ubwo ni ukuvuga ngo ubwo wagarutse reka turebe ko kariyeri yawe ubwo tuzajya tuvuga yuko nawe uri mu bahanzi batangiranye na ba Bruce Melody kera na ba Christopher Kurumba nicyo gihe nabo batangiranye dore nabo ngo baragarutse. Oya hari umuntu nyine wakakanya ubukikubara nko mwa upcoming artist kubera ko ndikumva ngiye gukora nawe ubu ngubu bibara mu ba upcoming aka kanya aho bigeze ngiye ndikumva ngiye gukora indirimbo zanjye ku giti cya nkanjye nawe haba gospel urumva ariko none ndashaka kubikora nkanjye noneho as me. ntago ukeneye management ushaka kwikorana. Management yo nibyo ni ibindi wabanje gukora kuko bya byose habanza ibuye ribanza kugaragara. Yego irabanza ugakora ukereka abantu nyine ibintu byawe ibintu ufite ati yawe hanyuma abandi baza nyuma. Niba ujya unabibona no kuri YouTube utangira ukora abantu bagenda baza. Yego alright so reka tugushimire ikiganiro cyiza ariko wadushyiriraho nyine nk'akandi kantu gashyashya wenda kwiriya ira wadukiniye si yasohotse se ira yarasohotse bakomeze bayireba ahubwo bakomeze bajye kuyireba kuri platforms zawe ngira ngo iri kuri platform yawe. Oya nagri okay nje navuze yuko ngiye gutangira nkanje. Okay donc ugiye gutangira noneho nkanje uraza kutubwira platforms zawe ya Jesse Brin uraza kutubwira platforms zawe kugira ngo nawe bafollowing yego dukeniremo akantu. Okay hari indirimbo ndi gutegura iri muri studio niyo nabaririmbiraho gatoya kiracyari muri studio ariko kamba kubitiraho akantu. Bakwanganza komeza ngurinde zaso kusitiza maya I go fight for your love I go fight for your love I go fight for your love Oh bébé oh wa munyamaso tu as pris mon bakwanganza komeza ngurinde zaso cause it is my I go fight for your love I go fight for your love I go fight for your love. That's nice, that's very nice. Alright, thank you thank you so much. Give the shout out to your friends bagire n'ahantu bakusanga. Okay, shout out to my friends Elisha Yampano n'abandi bose nyine n'abafana bawe bose ntabwo nagira abafana njye mfite abakunzi kuko uracyafite abakunzi. Alright ntabwo nagira abafana mfite abakunzi. Ikindi reka ndirimbe kano karirimbo ko kubereka ko nyine hari byinshi tubafitiye muri studio ni kubakubita nyine ku akantu gatoya to. Okay. Sometimes I cry nogumbabariza umutima but it's alright Sometimes I cry nogumbabariza umutima but it's okay it's alright ese sheri nufata no
gupfana napfa twabijyawe impaka nubwo wagenda it's all fine in a lie game's over but it's alright sometimes I cry umbabariza umutima but it's okay it's alright. Yes. Yeah man. Man, ufite impano kabisa yawan. Birumvikana yuko nutayiryamisha. Nukora. Bro, it is going to bloom. Twaherekera tuyiryamisha ariko icyo ntekereza ko tugiye gukora ibintu byiza. Batwitege abankurikira kuri Instagram nitwa Stone David Official. Okay. Facebook Stone David Official. Ndanabashimiye cyane. Yes. NYC TV. YC TV. Yes sir. Yego ndabashimiye cyane kuba mwantumiye byari byiza gukora namwe. All right. Thank you. Hanyuma ndabasabye bantu banjye bantu bangurikiye bantu bankunda ndabasabye mu subscribing kuri NYC TV. Mu subscribing, comment, share. Thank you so much man wo mugisha. Murakoze cyane. Mwakoze cyane. Wakoze kudusura. Mwakoze brother man. Yeah man. Tutsuhuka ariko unadukubitiramo nakajyana kandi gake niyo utanaririmba.